Data wa twese udukunda uri mu ijuru, turagushimiye cyane kubw'uko wakomeje kubana natwe kuva kera kose kugeza uyu munsi, ukaba utugejeje no muri ano masaha aho tugiye kwiga ijambo ryawe. Tugushimiye yuko ukomeje kuvugana n'imitima yacu, ndetse tugushimiye ku bwa buri muntu wese uhagarara imbere y'ubwoko bwawe ababwira ijambo ryawe. Turabizi neza Data wera ko igihe cyose ijuru rivuze biba biri mu mugambi wo kuducungura twese. Niyo mpamvu tugushimiye Data wera ku bw'abo bagaragu bawe bandi ugenda ukoresha, kandi n'ubu ngubu turifuza kumva uvugana natwe. Niyo mpamvu nkwinginze cyane kugira ngo ubwo ugiye kuvuga unkoresheje bikangurira imitima yacu twese kuguhanga amaso, kuko twese twifuza kumva ijuru rivugana natwe. Ndasenze cyane gusaba kugira ngo umwuka wera atubere umuyobozi, kuko twese turi abana imbere yawe kandi dukeneye ubwenge bukomotse iwawe. Uduhe umugisha wawe ubwo tugiye kwiga kino cyigisho, by'umwihariko ubwo tugiye gusubira mu mateka kugira ngo turebe ibintu bitangaje byabayeho kera birimo birisubiramo muri kino gihe, kugira ngo bidukangurire kongera kwita ku butumwa twahawe bugomba guhetura isi yose. Twongeye kwinginga cyane kugira ngo ubuyobozi bwawe buboneke aha hantu kandi biyobore ubwenge bwacu n'intekerezo zacu twese. Turinginze cyane kugira ngo bikore umurimo imbaraga zose z'umuntu zitabasha gukora, kandi bidufashe buri munsi kugeza ku bugingo bw'iteka, kuko tubizi neza ko impano zose z'ijuru zoroshye kuzibona, ndetse igihe tuzakiriye zikatugirira umumaro munini cyane. Uduhe uwo mugisha wawe Data, kuko tubigusabye dufite imitima iciye bugufi cyane. Mu izina rya Yesu, amen. Mbese mwiriwe neza? Icyo tugiye gukora uyu munsi twiga kino cyigisho ni uko tugiye kukigabanyamo imigabane ibiri, hanyuma byose turaza kugerageza kubirebera hamwe. Turaza kugerageza uburyo bwose tutaza gukoresha igihe kinini kandi twigemo ibintu byinshi cyane. Icyo tugiye gukora rero ni uko tugiye gukora urugendo duhereye mu mateka. Mbese ntimuzi ko ari ingenzi cyane gusubira mu mateka? Bibiliya iravuga ngo niba ushaka kumenya ibintu bizabaho mu gihe kizaza, ugomba gusubira mu mateka kureba ibintu byabaye. Iryo somo ndibwira yuko murizi cyane, ntabwo turi bujye kurisoma. Riboneka mu Mubwiriza igice cya 1 umurongo wa 9. Riravuga ngo ibyabayeho kera nibyo bizongera kubaho, kandi ibyakozwe mu bihe bya kera nibyo bizongera gukorwa. Nta kintu na kimwe gishya munsi y'izuba. Rero niba ushaka kumenya ibigiye kubaho mu gihe kiri imbere, Bibiliya irakubwira ngo mu buryo bworoshye cyane, subira mu mateka urebe ibyabayeho. Rero icyo nicyo nifuza ko tugiye gukora, kuko nshaka yuko hari amateka dusubiramo, maze tukareba ibintu bigaragara byabayeho mu gihe cya kera birimo birisubiramo kino gihe. Mbese murifuza kumenya umwaka tugiye gufatiraho? Umwaka wabaye udasanzwe cyane mu mateka ya Kidventiste, ku buryo na Ellen White nawe ubwo yavuze ngo nyuma gato y'uyu mwaka Kristo yari kuba yaragarutse. Ni icya 888. Mbese mwari muzi yuko Ellen White yavuze ko nyuma gato y'uwo mwaka Kristo yari kuba yaragarutse? Yaravuze ngo iyo ubutumwa bwo mu cya 888 buba bwarakiriwe, yaravuze ngo iyo ubutumwa bwo mu cya 888 buba bwarakiriwe, Kristo yari kuba yaragarutse mu myaka mike nyuma yaho. Aho rero niho nifuza yuko tuza kureba cyane, kuko umuhanuzi yavuze ko niba ubwo butumwa bwari gushyiraho iherezo ku mateka y'isi, ubwo ni nabwo n'ubundi buzazana iherezo ry'isi muri kino gihe. Kandi navuze ko muri kino cyigisho tuza kukigiramo imigabane ibiri itandukanye. Icyo nshaka ko turebaho muri kino cyigisho ntabwo ari ugusobanura ubwo butumwa byimbitse, nubwo nzi ko ari ingenzi cyane. Turaza kureba inararibonye abakiri ubwo butumwa bari bafite, noneho turebe by'umwihariko icyo ubwo butumwa bwavugaga. Naje gutangara cyane igihe nabonaga Ellen White avuga ku bya Dr. Kellogg. Mbese mwari muzi ko Dr. Kellogg yari yarakiriye ubutumwa bwo mu cya 888? Ellen White yaravuze ngo uwo mugabo yari yarahindutse rwose by'ukuri mu mutima we. Rero nari nifuje kuza kubereka ibyo uwo mugabo yaje gukora ndetse n'ibyo yavugaga, kugira ngo murebe ingaruka ubwo butumwa bwari bwaragize ku mutima we. Rero icyo tugiye gukora ni uko tugiye gufata Bibiliya, maze tukareba inararibonye y'uwakiriye ubwo butumwa bwari bwaratanzwe. None rero nshuti zanjye, hari amagambo nifuza kubasomera agiye kutubera ay'ibanze muri kino cyigisho. Reka dusome aya magambo yavuzwe kuri abo bagabo babiri. Turashaka kubarebaho ngo turebe n'icyo batangazaga. Mbese hari uwaba uzi aba bagabo babiri abo ari bo? Uyu ureba nk'umwana mutoya yitwa A.T. Jones,
noneho uriya wundi wo ku ruhande wambaye marinete yitwa wagona. Abo bagabo babiri nibo bahawe ubutumwa bwo mu cya 888 kugira ngo babushyikirize itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Ndashaka kubereka icyo Ellen White yavuze kuri ubwo butumwa, kandi turagenda gake gakeya tureba kuri ano magambo yabuvuzeho, kuko nifuza yuko hari icyo twakuramo muri uno mugabane wa mbere. Hari icyo uwo muhanuzi rero yavuze kuri ubwo butumwa abo bagabo babiri bari barahawe. Ellen White yaranditse ngo Uwiteka mu mpuhwe ze nyinshi yoherereje ubwoko bwe ubutumwa bw'agaciro kenshi akoresheje abakuru aribo Wagona na A.T. Jones. Ibi rero biratangaje cyane. None ni bande Ellen White avuze ko bwatanzwe munyujijwemo? Ni Wagona na A.T. Jones. Ntabwo Ellen White avuze ngo bwanyujijwe muri njyewe by'umwihariko, nubwo yagaragaje ko inyandiko yanditse zisobanura neza ubwo butumwa, ariko yavuze ko mu buryo bw'umwihariko ubwo butumwa bwari bwanyujijwe muri Wagona na A.T. Jones. Arakomeza ngo ubwo butumwa bwari bufite umugambi wo kurushaho kwerereza umukiza wazutse mu maso y'ab'isi, ari nawe gitambo cy'ibyaha by'isi yose. Bwagaragazaga, aho ngaho nimuhumve neza, bwagaragazaga gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera nyakuri. Bwararikiraga abantu kwakira gukiranuka kwa Kristo. Reka tube duhagarariye aho ngaho mbere yuko dukomeza. Mbese ubu butumwa bwari bwanyujijwe muri Wagona na A.T. Jones kugira ngo buhabwe itorero ryose bwagaragazaga iki? Mu nkundire nandike kuko nibyo byiza cyane. Bwagaragazaga gukiranuka kwa Kristo. Murakoze cyane no gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, kuko yaranditse ngo ubwo butumwa bwararikiraga abantu kwakira gukiranuka kwa Kristo. Ubwo rero ngiye kwandika ijambo ngo gukiranuka kwa Kristo. Ariko ubwo butumwa ni ubuhe? Ni ugutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Ubu nibwo butumwa bwatanzwe mu cya 888. Niba mushobora gusoma ariya magambo y'umukara, mbese ikintu cy'ibanze ubwo butumwa bwahishuraga ni ikihe? Ni Kristo umukiza wazutse, we gitambo cy'ibyaha by'abari mu isi bose. Rero ikintu cy'umwihariko ubu butumwa bugaragaza ni uguhishurira isi yose umukiza wazutse. Kandi umuhanuzi yavuze ko uwakira ubwo butumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera agomba kugira imbuto agaragaza. Avuze ko imbuto ari izihe? Aravuga ngo ubwo butumwa bwararikiraga abantu kwakira gukiranuka kwa Kristo, ariko kugaragarira mu kumvira amategeko yose y'Imana. Rero murabona mu buryo busobanutse neza yuko ubu butumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera ari bwo buzana gukiranuka kwa Kristo. Navuga yuko ari bwo bwunga umuntu n'Imana, kandi bukabashisha umuntu kumvira amategeko y'Imana. Kristo yavuze ko ubutumwa bwiza n'amategeko y'Imana bidatandukana, ahubwo kimwe kiza ari imbuto z'ikindi. Duhereye hano haciye umurongo, baravuze ngo benshi bari barakuye amaso yabo kuri Yesu Kristo. Bari bakeneye ko amaso yabo ayoborwa akerekezwa ku bumana bwa Kristo, akerekezwa no ku byo yakoze no ku rukundo rwe rudahinduka afitiye umuryango wa mwene muntu wese. Ubutware bwose bwashyizwe mu maboko ye kugira ngo abashe guha abantu impano zikungahaye cyane. Agaha ikiremwa muntu kitagira kirengera impano itagira akagero ariyo gukiranuka kwe bwite. Ubwo nibwo butumwa Imana yategetse ko buhabwa isi yose. Ndifuza ko twita kuri ano magambo yandi uyu muhanuzi yongeyeho. Urebye kuri ano magambo y'ubururu, ni hehe Ellen White yavuze ko ubwo butumwa buboneka? Ni hehe yavuze ko buboneka muri Bibiliya? Yaravuze ngo ubwo ni ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Reka duhagararire ahangaha. Mbese umuhanuzi avuze ko ubu butumwa buboneka hehe? Aravuze ngo ubu butumwa bwo mu cya 888 ni ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Ariko nagira ngo mbereke ikindi kintu gitangaje cyane kirimo hano. Umuhanuzi ntabwo ahagarariye aho ngaho, kuko yaba avuze gutyo natwe twari guhagararira aho ngaho. Ariko yarakomeje aravuga ati ubu butumwa ntabwo burangirira mu butumwa bw'abamarayika batatu, ahubwo burakomeza bukagera no mu ijwi rirenga. Ibyo bisobanuye yuko ubwo butumwa bwaboneka mu gitabo cy'ibyahishuwe 14 kuva ku murongo wa 6 kugeza kwa 12.
Ariko muri iyi nyandiko akomeza avuga ko uwakiriye ubwo butumwa agomba gukomeza akagera no mu ijwi rirenga riboneka mu byahishuwe 18 kuva ku murongo wa mbere. Mbese no kubera iyihe mpamvu? Ni uko avuze ko ubwo butumwa buzasoreza no mu ijwi rirenga. Mu yandi magambo rero, niba ari ijwi rirenga, ibyo ni ibyahishuwe 18. Amagambo y'ubururu asoza haranditse ngo ubu ni ubutumwa bwa marayika wa gatatu, bugomba kubwirizanywa mu ijwi rirenga. Mbese ijambo ijwi rirenga ntimuribona hariya? Arangije arakomeza ngo kandi bugaherekezwa n'isukwa rya mwuka wera ku rugero rwagutse cyane. Ubwo rero icyo avuze mu buryo bw'umwihariko ni iki ngiki, ni uko ubu butumwa nibugera no mu ijwi rirenga bugomba no guhetura isi. Iki ni cyo tugiye kurebera hamwe. Hari ubuhakanyi bubiri bukomeye bwari burimo burabaho muri uyu mwaka w'1888, aribwo buhakanyi bwarwanyaga ubutumwa bwa Wagona na A.T. Jones. Ariko mbere y'uko turebera hamwe by'umwihariko iby'ubu butumwa, ni uko turi bwibande no ku nararibonye y'abari barabwakiriye. Mbese ni gute nshobora kumenya yuko nakiriye ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, ari nabwo buhishura gukiranuka kwa Kristo? Reka iki ngiki nkibabwire. Niba umuntu atakiriye ubu butumwa, bihwanye no kwanga burundu ubutumwa bw'abamarayika batatu. Niba ubu butumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera utabwakiriye, uhanye n'uwahakanye ubutumwa bw'abamarayika batatu. Kandi niwanga ubutumwa bw'abamarayika batatu, uhita uhinduka umukandida wo kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Rero murumva ko ubu butumwa ari ingenzi cyane. Mbere y'uko dukomeza kugira ngo turebe iby'iyo nararibonye ababwakiriye bari bafite, mbese hari uwaba uzi ikindi kintu gitangaje cyari kirimo kirabaho mu cya 1888? Ni itegeko ry'icyumweru n'ubundi naryo ryari ririmo rirakaza umurego muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo rero murumva ko igihe itegeko ry'icyumweru ryari rigiye gutangazwa, Imana yagira ngo ibanze yoherereze itorero ryayo ubu butumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, kugira ngo ribe ryiteguye rwose ayo makuba. Kuko Imana yabonaga neza ko ubwo butumwa ari bw'itorero ryayo ry'umwihariko ryari rikeneye, kugira ngo ribashe kuba ryiteguye icyo gihe cy'akaga. Mbese mwaba muzi umuntu Imana yakoresheje kugira ngo ajye guhangana n'iryo tegeko ry'icyumweru? Ni A.T. Jones. Niwe wagiye mu nteko nshingamategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo asobanure ukwizera kwa Kidivantiste imbere y'abayobozi ba Amerika, maze bitume bahagarika iryo tegeko ry'icyumweru. Rero aya mateka ngiye kubereka abantu benshi cyane ntibari bayazi. Nanjye ubwanjye naratangaye igihe Imana yanyigishaga bino bintu. Naravuze ngo rwose ibi biratangaje cyane. Mwibuke rya jambo riboneka muri Bibiliya rivuga ngo ibyabayeho mu gihe cya kera nibyo bizongera kubaho. Nta kintu gishya munsi y'izuba. Mbese wanyizera ndamutse nkubwiye yuko kuva mu cya 888 kugeza mu cya 902, ubwo itegeko ry'icyumweru ryari rikajije umurego cyane, hari hariho n'amategeko yo gufata urukingo ku itegeko yari agiye gushyirwaho icyo gihe. Noneho ubwo Imana ikoresha Wagona maze yandika inyandiko ahakana ibyo gufata urukingo ku itegeko, ayihereza abayobozi ba Amerika. Mbese ibyo wakwizera ko byabayeho? Ngiye gusoma ayo magambo ya Wagona, ndetse muraza no kuyasanga kuri rwa rubuga rwa Ellen White Writings, rumwe ruriho ibi bitabo byose uko byakabaye. Mwari muzi ko muri icyo gihe hari hariho n'urukingo rwashakaga kugirwa itegeko? Igihe nabibonaga naje kuvuga ngo Mana, niba ari gutya bimeze, tugeze ku iherezo rwose nta gushidikanya. Tugeze ku nkengero z'ubugingo buhoraho. Ndifuza ko dusubira mu mateka tukareba uko Wagona yahakanye ayo mategeko y'abashakaga gukingira abantu bose ku gahato. Reka dusome aya magambo. Muraza kuyasanga muri kino gitabo cya Wagona cyitwa Present Truth, ukuri kw'iki gihe, kuri paje y'157. Nimwumve icyo Wagona yavuze. Yaravuze ngo icyifuzo cy'inteko nshingamategeko cyo gushyiraho itegeko ryo gukingira isi yose kiravuga kiti. Ubwo rero agiye gufata amagambo yavuzwe mu nteko nshingamategeko y'abashakaga kugira urukingo itegeko. Bene data, mbere y'uko dusomeye amagambo, mbese muribuka umuntu tumaze igihe kinini twiga tugaragaza ko ari inyuma ya zino nkingo? N'ubupapa, abandi ni abaki? Ni abajesuite. Ndetse by'umwihariko na za nkiko za Inquisition za Kiliziya Gatolika y'i Roma. Wagona nta mucyo mwinshi cyane yari afite muri kino gihe nk'uwo dufite ubu ngubu. Ariko nagira ngo mbereke icyo Wagona yavuze muri icyo gihe. Yaravuze ngo mbese urukingo rushaka kugirwa itegeko, ibyo bimeze nk'inkiko za Kiliziya Gatolika y'i Roma za Inquisition. Mbega uburyo aba bagabo bari bafite ubwenge.
ntabwo bari bafite ibintu byinshi nk'ibyo dufite muri kino gihe. Bigaga ijambo ry'Imana gusa maze Imana ikabayobora, maze ikababwira iti ibi biraturuka mu bupapa. Rero ndagira ngo mbereke icyo Wagona yavuze. Yaravuze ngo icyifuzo cy'inteko nshingamategeko cyo gushyiraho itegeko ryo gukingira isi yose kiragira kiti niba hari imibare yerekana iby'urukingo uko bihagaze, cyangwa niba byizewe neza ko urukingo rurinda indwara y'ubushita, ubwo rero ni akaga gakomeye kwemerera umutimanama utemera iby'urukingo gukwirakwiza iyo myumvire ye ahantu aho ariho hose. Uwo muntu utemera iby'urukingo ni akaga gakomeye ku baturage nk'imbwa yasaze. Mbese murabona icyo inteko nshingamategeko y'Amerika yavugaga? Yaravugaga ngo niba udashaka kwemera uru rukingo uri akaga ku bantu nk'imbwa yasaze, kuko iyo nteko nshingamategeko yavugaga yuko buri muntu wese agomba gukingirwa ubushita. Uyu Wagona rero yaje kuvuga ngo reka dukoreshe ubwenge bwacu. Mbese ni gute nahinduka akaga ku bantu niba bose barakingiwe njyewe nkaba ntarakingiwe? Niba koko mufite ubudahangarwa ntabwo nshobora kuba akaga kuri mwebwe. Arangije aravuga ngo ntabwo ibyo ngibyo byumvikana. Biratangaje cyane. Nimwumve icyo Wagona yahise avuga kuri ayo magambo y'inteko nshingamategeko. Yaravuze ngo tutarerekana igitekerezo cyacu icyo ari cyo cyose ku bijyanye n'akamaro k'urukingo, ariko ibi ni igihamya kigaragaza neza ko iyi mvugo ihumeka umwuka nk'uw'inkiko za Inquisition za Kiliziya Gatolika y'i Roma. Mbese muri kubona icyo abo bagabo bavugaga? Kandi muri iyi myaka ni nabwo itegeko ry'icyumweru ryari rikajije umurego cyane. Ni nabwo babwirizaga ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Ndetse ubwo babwirizaga ubwo butumwa banaburiraga abantu kudafata urukingo rw'ubushita. Rero ndizere yuko niba Imana igifite intumwa zayo muri kino gihe, bagomba kwigisha ubutumwa mu buryo busa n'ubwo ngubwo, kuko bababwiraga ngo ziri guturuka mu nkiko za Roma za Inquisition. Bene data, igihe nasomaga aya magambo naratangaye cyane. Noneho nimwumve icyo Wagona yibajije. Wagona arakomeza ngo niba bigaragara ko bidashoboka kwemerera umutimanama w'umuntu uhakana urukingo rw'ubushita gukwirakwiza ibyo bitekerezo bye ahantu hose, nimwumve icyo yakurikijeho. Bene data, reka nyibasobanurire neza. Yaravuze ngo niba leta igiye kuvuga ngo mugomba gufata uru rukingo ku itegeko, none ni iki cyanababuza kuduhatira kuramya uko bashaka? Arangije aravuga ngo niba wiyeguriye kuri bino bintu bishaka kugirwa itegeko, nta n'ikizakubuza kuba waramya ukurikije itegeko bashyizeho. Mbese ibi ngibi murabibona neza uko byari bimeze muri iki gihe. None rero biragarutse muri kino gihe cyacu, kandi Imana idusaba kwigira ku mateka. Ibyabaye nibyo bizongera kuba, kandi inshuti zanjye rwose nta gishya munsi y'izuba. Wagona rero yaravuze ngo niba bigaragara ko bidashoboka kwemerera umutimanama w'umuntu uhakana urukingo rw'ubushita gukwirakwiza ibyo yizera ahantu hose, intambwe izakurikiraho runo rukingo niruramuka rugizwe itegeko, iyo ntambwe izaba guhana umuntu wese utazemera amahame y'itorero rizaba ryemejwe na leta. Icyo rero nicyo aba bapiyoniye abatangije iri torero babonye muri icyo gihe. Babonye ko hari ihuriro riri hagati yo gutanga urukingo ku itegeko ndetse n'ubumwe bw'itorero na leta mu kugira ngo bahatire abantu kumvira umunsi w'icyumweru. Noneho nimwumve rero neza icyo Wagona yibajije. Niba koko urukingo ruvugwa ko rufite ubudahangarwa buhagije bwo kurinda indwara y'ubushita, none ni gute umuntu uhakana ibyavuzwe ku rukingo ashobora guhinduka akaga ku bantu nk'ak'imbwa yasaze? Mbese ni izihe ngaruka uwo muntu yagira ku baturage niba barakingiwe koko? Rero yaribashije ngo mbese ni gute nabateza akaga niba mwebwe mufite ubudahangarwa? Kuko icyo gihe inteko nshingamategeko yaravugaga ngo niba udafashe urukingo uri akaga kuri bagenzi bawe. Ariko se koko niba urwo rukingo rukora, ni gute nahinduka akaga kuri bagenzi banjye kandi bafite ubudahangarwa? Mbese ubwo nabahindukira akaga nte? Ntabwo ibyo byumvikana. Ntabwo byumvikana rwose na gatoya. Reka tugere ku yandi magambo uyu Wagona yavuze avuga ku bijyanye n'urukingo. Ndagira ngo ibi ngibi mubirebe neza rwose mwitonze. Nubwo ntagiye gushishikariza abantu gufata umwanzuro runaka, ndagira ngo mwumve neza icyo uyu mugabo yavugaga. Ni muri cya gitabo cyitwa Present Truth cya Wagona kuri page 640. Yaravuze ngo isuku yuzuye imbere n'inyuma y'umubiri niryo shingiro ry'ibintu byose. Rero ibyo birumvikana neza ko yavuze ko niba ushaka kurwanya indwara mu mubiri wawe, ugomba kumenya neza ko ubudahangarwa bw'umubiri wawe bwubatse neza. Arangije agaragaza n'ibintu ushobora gukoresha mu kugira ngo wirinde ibyago n'ibyorezo. Aravuga ngo indyo yuzuye isukuye, amazi meza, umwuka mwiza, urumuri rw'izuba,
imyitozo ngororamubiri ihoraho n'umutimanama uboneye bizarinda icyorezo icyo ari cyo cyose kizwi. Arakomeza ati bishobora kuvugwa ko gukingirwa no guterwa inshinge byakijije abantu benshi. Nta gushidikanya ko byagiye bigera ku ntego, kandi bizakomeza gukorwa ku bantu babona ko ari byo byoroshye kuruta ko bo ubwabo birindira amagara yabo ngo abe mataraga. Nyamara kandi kuzuza mu mubiri w'umuntu urupfu nk'uburyo bwo gukuraho urupfu binyuranyije na Bibiliya ndetse binyuranyije na siyanse. Ubwo rero birumvikana ko yavuze ko gufata urukingo warangiza ukarwinjiza mu mubiri wawe ntabwo bihuje na Bibiliya, nta nubwo bihuje na siyanse. Ntabwo dushobora kubikora rero. Nshuti zanjye, ibi ni ibyabayeho mu 1888. Uyu ni umwe mu migabane yabwirizwaga icyo gihe. Nk'uko babwirizaga ubu butumwa bwo gutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera, baburiraga abantu bagaragaza ibibi by'urukingo, by'umwihariko igihe rwagizwe itegeko. Ndi gutekereza ko ahari Imana yaba yongeye kutugeza mu bihe bisa n'ibyo ngibyo neza neza, kugira ngo itugerageze natwe. Bene data, ibi byanyeretse neza ko tugeze ku nkengero z'ururembo ruhoraho. None rero ngiye gusa nk'usubika kuri ino ngingo y'urukingo. Ngiye kubereka video imwe y'ibintu byambabaje cyane. Ndagira ngo mbereke zimwe mu ngaruka zirimo zirahishwa zijyanye n'iby'uru rukingo. Bishobora guhungabanya abantu bamwe, ariko ndagira ngo mbibereke uko bimeze mu by'ukuri, kugira ngo bidushimangirire neza ko ibyo wagone yavugaga ari ukuri, ko kwinjiza mu mubiri w'umuntu urupfu bidashobora kurinda urupfu. Ntabwo nitaye ku kuba abaganga benshi barimo barahaguruka bakavuga ngo mwe kumva abo baka bababuza gufata urukingo. Umwigisha cyangwa umuganga uvuga gutyo yarayobye nawe, yarayobye rwose. Ndagira ngo murebe ino video. Muri Amerika hari amashusho y'umugore wagaragaye ku mbuga nkoranyambaga wagizweho ingaruka zikomeye nyuma yo gufata urukingo rwa COVID-19. Nubwo bari bavuze ko ari rwiza cyane kandi nta ngaruka nyinshi rufite. Amashusho tugiye kubereka ashobora kubahungabanya cyane, bityo mwitonde. Frank Bryan ni umumama wafashe urukingo rwa Pfizer, aba muri leta ya Louisiana muri Amerika. Avuga ko mbere yo gufata urukingo rwa Pfizer nta kibazo na kimwe yari afite, ariko nyuma yo kurufata yatangiye kugenda atitira cyane kugeza na bugingo n'ubu ngubu. Akimara gufata uru rukingo ntabwo yongeye kugenda nk'uko byari bisanzwe, kandi kugeza na n'uyu munsi niko bikimeze. Yakomeje kugenda abona rero ko birimo biragenda bikomera, nuko tumujyana ku bitaro kubaza uko byamera, ariko bigumya kugenda gutya. Ntabwo gishobora kugenzura amaguru ye kuko ahora atitira. Abaganga bavuze ko byatewe n'ingaruka z'urukingo rwa Pfizer yafashe, rukaba ari rwo rwamuteye indwara yo kugenda atitira. Abandi bavuze neza ko amagana menshi y'abantu, by'umwihariko abakuru, bakomeje gupfa cyane nyuma yo gufata urukingo rwa COVID-19. Pfizer ntabwo iremeza neza ko urukingo rwayo ari rwo rwateye iki kibazo, ariko yavuze ko ikirimo irabikoraho ubushakashatsi. Kuva rero aya mashusho yatangira kugaragara ahantu hose, byakomeje kuzamura ikibazo cyo kwibaza ubudahangarwa bw'uru rukingo. Mbese ibi murabibonye? Uyu mumama yahise agira indwara yo gutitira cyane, kandi mbere yaho yari muzima nta kibazo afite, ariko nyuma yo gufata urukingo ntiyongeye kugenda nk'uko byari bisanzwe. Abandi bari guhura n'ingaruka zikomeye mu mutwe no mu mubiri wose, ariko ntibiri kuvugwa. Mbese bene data, murabona ingaruka mbi z'uru rukingo? Ariko turacyafite abantu benshi mu itorero bavuga ngo nimujye gufata uru rukingo. Ndababwira yuko ubwo ari ubuyobe bukomeye cyane. None rero reka mbe nsubikiye ahangaha kuri ino ngingo ijyanye n'urukingo. Reka dusubire hano, mureke twige maze turebe kuri ino ngingo idasanzwe. Mureke tujye mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 18 umurongo wa mbere. Ibyahishuwe 18 umurongo wa mbere. Bene data, mbese mwaba muzi ibyo tugiye kwiga? Tugiye kurebera hamwe andi makuru adasanzwe y'ubuhanuzi. Ndongera mbabwire ngo igihe namaraga gusoma ariya magambo, nahise mpamirizwa mu mutima wanjye rwose yuko ibintu byose bigeze ku iherezo. Bene data, ngiye kubereka uburyo ukwimika